nongeye kubasuhuza bakunzi ba YouTube channel yacu nkuko yitwa amasomo y'indimi, amasomo y'ikinyarwanda, amasomo y'icyongereza, amasomo y'indimi zitandukanye, igiswahili, igifaransa. Ndifuza ko noneho twakora ibijyanye nuko twajya dukosora ibizamini bya leta, abakeneye ama grille de réponse y'ibizamini, abitegura ibizamini bya leta, biga mu mashami y'indimi, RFK, RKK, IFK n'izindi, ndetse n'abantu bakora za candidat libre mu bijyanye n'indimi. Abo bose tukabategurira ibijyanye na n'amagrille de réponse y'ibizamini byakozwe, tukabikosora byaba iby'icyongereza, iby'ikinyarwanda, iby'iswahili n'ibindi. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo turebere hamwe mu by'ukuri ese byashoboka ko twatangira iryo kosora, cyane ko imbonera zikosora nyinshi tumaze kuzegeranya, ku buryo twagenda turebera hamwe ibijyanye n'imikorere cyangwa se n'imitegurirwe y'ibyo bizamini uko tuzagenda tubikora. Ndumva ibyo tuzarebera hamwe tubaye nk'abahera ku kinyarwanda cya advanced level mu ishami ry'indimi. Tuzatangira turebera hamwe ibijyanye n'imikosorere y'ibizamini byabayeho. Bimwe muri ibyo bizamini twabireba ibyo tuzatangira dukosorera hamwe. Ntekereza ko ari byiza cyane kandi ari ibintu bizagirira akamaro abantu, bigafasha rubanda muri rusange bitegura ibizamini bya leta. Ikinyarwanda cya advanced level nkuko mubibona hano, hari document ifunguye yitwa ibisubizo by'ibizamini bya leta. Ibyo bisubizo by'ibizamini bya leta ni mu mashami y'indimi senior 6 byateguwe nanjye. Maze gutegura guhera mu 2007 kugeza mu 2021, no kuvanga imyaka yose irimo aho hagati y'ibizamini byakozwe. Tuzareba ibisubizo byabyo nkuko mubibona. Hari imbonera y'ikosora ya 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020. Izi mbonera zose tuzagenda dukosora ikizamini kimwe ku kindi, ku buryo ari ibintu bizafasha abanyeshuri abitegura ibizamini bakajya baza bagasura iyi website nkuko twabyiyemeje, bagasangaho ibisubizo byinshi byiza bibafasha kwitegura mu myitegurire yabo y'ibizamini. Niturangiza ibijyanye n'iri kosora ry'ibizamini by'ikinyarwanda bya advanced level, tuzajya ku ikosora ry'ibizamini by'ikinyarwanda bya O level. Nibyo tuzahita dukurikizaho nkuko document yabyo irimo irifungura muyibona. Tuzahera mu 2006 tugende tugeze mu 2021. Izo mbonera zikosora zose tuzagenda tuzibona imwe ku yindi. Niturangiza ibi binyarwanda tuzahita tujya mu mbonera zikosora z'ibyongereza, icyongereza cya O level, icyongereza cya advanced level mu ndimi, dukomereze no mu giswahili. Ni muri urwo rwego rero rwose nifuza ko abantu benshi baba attentive. Izi mbonera zikosora nibo zizagirira akamaro, nibo tuzitegurira nta bandi, hanyuma bikazabagirira akamaro kuzajya babisoma. Abana bitegura ibizamini bose mukabashishikariza gukora subscribe kugira ngo bazajye bagenda babona ibijyanye n'imiterere y'ibi bizamini. Murakoze rero, ndumva icyerekezo dufite nshaka kubajyana ari icyo ngicyo. Ibindi byose tuzagenda tubibona muri rusange uko bizagenda bikurikirana. Ngayo nguko aha kwari ukubereka mu by'ukuri icyerekezo tugiye kujyamo cyo gukosora ibizamini bya leta. Ibindi byo ngiye gutangira mu kanya gato rwose, mu minsi iri imbere, haba ejo bundi nzatangira kugenda mbagezaho amavideo y'imikosorere ya buri kizamini, tukijya muzingo tugikosora, tunakigiramo amasomo menshi atandukanye, ku buryo wareba video imwe yonyine ukaba we wakwifungurira ukabasha kubona ibisubizo byose uko biteye muri rusange. Sawa, murakoze.